igice cya 4 ku murongo wa 8 turaza gusoma mbageze kuri 3 turahavuga mu gihe kitarambiranye kugira ngo tubone umwanya wo gusenga. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditswe ngo bukeye Elisa arahaguruka aja i Shunemu. Hari umugore w'umukire aramuhata ngo ajiwe gufungura. Nuko uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yajagayo gufungura. Bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati, mbonye ko uyu mugabo uhora atunyuraho ari umuntu wera w'Imana, none ndakwinginze twubake akumba hehe hasi, twubaka kumba hejuru y'inzu, tumushyiremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko cy'itabaza, maze uko azajya aza udusura aje acumbikamo. 11 hari ubwo yaje bamucumbikira muri ako kumba aryamamo, abwira umugaragu we Gehazi ati, mpamagarira uwo mushunemukazi. Amaze kumuhamagara aramwitaba, amuhagarara imbere, abwira umugaragu we ati, mubwire uti, dore ineza watugiriye yose, mbese twakwitura iki? Urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo? Aramusubiza ati, oya, nibera mu bacu. Elisa ati, twamugirira dute? Gehazi aramusubiza ati, icyakora nta mwana w'umuhungu agira, kandi umugabo we arashaje. Aramubwira ati, muhamagare. Amaze kumuhamagara aritaba, ahagarara mu muryango. Elisa aramubwira ati, umwaka utaha ng'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Nawe aramusubiza ati, oya databuja, muntu w'Imana, wibeshe umuja wawe. Hanyuma umugore arasama. Igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisa yagize gute? Tuvuge ngo amen. Igihe kigeze gute? Kigeze. Dusome Mariko, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko igice cya 5. Turi ku ijambo rivuga ngo iki? Topic ivuga ngo iki? Nubwo ibyawe byarenze inkombe ariko ntibirarenga 5:3. Mariko 5:3 aravuze ngo yabaga mu mva, ntawari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu, kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura. Ntihagira umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo, yikebesha amabuye. 6 abonye Yesu akiri kure, arirukanka aramupfukamira. Tuvuge ngo amen cyane. Arirukanka agira gute? Aha, hindura urupapuro dusome ku murongo wa 20. Dusome duhere 19 haravuze ngo, ariko ntiyamukundira, ahubwo aramubwira ati, witahire uje mu banyu ubabwire iby'Imana igukoreye byose, nuko ikubabariye. 20 aragenda atangira kwamamaza i Dekapoli ibyo Yesu yamukoreye byose. Abantu bose barumirwa. Abantu bose bagira bate? Abantu bose bagira bate? Reka mbabwire, sinshaka gukoresha umwanya munini
buriya abahanga bavuga ko nta jambo ry'Imana riba rito, nta n'umwanya uba muto iyo uvuze mu Imana neza. Rero ndashaka ko muba maso mukumva icyo Imana ivuganye namwe. Ngewe nubwo muri kumbona aha ndi indogobe, ariko yicayeho ifite imbaraga. Ndi indogobe. Icya kabiri, abantu basaba umugeni, umuntu usaba umugeni aravuga ati amaguru ni ayanjye ariko ijambo ni irya runaka, akavuga uwamutumye se w'umwana. Ariko nanjye nubwo mpagaza amaguru niyo yanjye ariko ijambo ni iry'Imana. Rero ndifuza ko abantu baje gusenga, reka mbabwire, buriya gusenga kwiza ni ukwishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Abashakashatsi basanze iyo usenga utazi ijambo ry'Imana icyo rivuga, uba umeze nk'umuntu uburana atazi amategeko. Umuntu uburana atazi amategeko, kandi umuntu iyo aburana atazi amategeko, hari n'ibyaha akorera mu ngoro y'ubutabera, kandi yavuye mu rugo ari umweru. Bivuga ngo iyo usenga utazi ko ijambo ry'Imana rivuga, hari n'ibyaha ukorera mu rusengero, ukaba wavuye mu rugo nta byaha ufite, ukabigirira mu rusengero, kubera gusenga utazi ko ijambo ry'Imana rigira gute. Rero ijambo ry'Imana niryo ritanga umurongo w'isengesho. Amen. 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 Ubu hari abantu bumvisha dusomye imirongo myinshi, baravuga bati si iyi mirongo yose rwisoma turava. Muhumure ninjye urataha kure. Muhumure ninjye urataha kure. Rero kandi sindarara ahangaha. Bibiliya iyo tuyivuga, haleluya, ntabwo tuvuga ibintu twize mu ishuri ngo wenda twabisomye mu bitabo. Iyi ni impano y'Imana, ni ibintu twaherewe ubuntu. Abantu dukunze kubana mu masengesho, narababwiye ngo naryamye ndi vide nicura ndisura, naryamye ndi vide nkanguka ndifura, naryamye nta kintu kindimo, ariko nijoro wankanguye arambwira ngo ndabikujuje. Muca mu gitondo byanyuzuye. Umwanditsi yaravuze ngo kubimwuzuye nibyo yenzeho naturakubaho. Kuri ibyo rero bimwuzuye, urumva nawe ibyo yaduhaye ntiyaducagashije. Ndashaka kuguha rero kubinyuzuye, kandi aho bari kundeba neza niho nderekera. Urakomeza kureba gutyo nk'abarangaye, kongera kumbona mu maso biragora. Kongera sindi umusango wa hano, ndi umushitsi mwigwaneho. Haleluya. Amen. None ijambo ry'Imana ntabwo ari voka nazanye kudandaza, ni imari ikenewe ku isi yose. Iyo utabyumvishe ndakureka nkazaribwira abarishaka. Ntabwo navuga ngo mumukangure ngo tumubwire, oya. Umuntu asinzira ibiryo biri ku meza aba adashaka kurya. Era hirya baravuze ngo abahaza. Haleluya. Haleluya. Iyo birenze ngo Mana we, ntabwo birenga ijambo, Mana we urashoboye. Iyo birenze ingombe, Mana we, ntabwo birenga ijambo, Mana we urashoboye. Iyo birenze ingombe, Mana we, ntabwo birenga ijambo, Mana we urashoboye. Iyo birenze ijambo, Mana we, ntabwo birenga ijambo, Mana we urashoboye. Iyo birenze ingombe, Mana we, ntabwo birenga ijambo, Mana we urashoboye. Iyo birenze ingombe, Mana we, ntabwo birenga ijambo, Mana we urashoboye. Haleluya. Amen. Iyo tuvuze inkombe, abantu begereye ku mazi, ahantu hari ibiyaga, ahantu hari inyanja, bazi inkombe icyo ari cyo. Inkombe ni ahantu amazi agarukira ariko atarenga. Iyo ni inkombe. Hano sinzi icyo nakwifashisha, ariko n'abantu bagera hariya kuri Ruriba bakabona Nyabarongo imanuka, bazi ko ifite urugabano hateye urusasa. Ariko hari umunsi umwe Nyabarongo irenga inkombe, abavuye i Muhanga ntibagaruke ntibarara i Kigali, n'ab'i Kigali ntibatahe i Muhanga. Ubwo amazi aba yageze gute?
uwasigiye umukozi umwana akamubwira ngo mwongera amata ndarara i Kigali agiye nyabona ngo yigeze kuzura umusore yaje gusaba umugeni hano i Kigali arasezeranira i Muhanga abantu bari mu gusengera pasiteri uramusezeranya n'i Muhanga ariko uwo musore nawe cyari igihano mu gutegura ubukwe umukecuru yaramujyanye ubutumwa ati senga Imana usengera ubukwe bwawe umusore asubiza umukecuru ngo ntakwirirwa nsenga amafaranga y'ubukwe ndayafite aravuga ngo amafaranga y'ubukwe arayafite aravuga ngo abasengera ubukwe ntawe bakeneye badafite fanta n'aya dekorasiyo aravuga ngo njyewe byose ngize gute ndabifite Imana iramukosora Imana iramukosora bajya apfa Muhanga agiye gusaba bajya gusaba umugeni imvura iragwa ubukwe butinda gutangira barasaba saa 9 bavuye gusaba umugeni Bugesera bagiye gusezerana basanga Nyabarongo yuze polisi itisora itangaza ko umuhanda wa Kigali Muhanga ugize gute yebaba we amutiyaje biramutiyaje barahagarara we n'umugeni bari mu modoka babona saa 10 zirageze saa 11 saa 12 saa 1 we n'umugeni saa 2 saa 3 saa 4 saa 5 saa 6 amazi baragabanutse ati ngaho mu modoka ntizigenda bahamagara pastor bati none ko umusore aje saa 6 z'ijoro pastor ati nareba aho arara n'umugeni amureba aho mumucumbikisha azasezeranya ejo yewe data we umusore arana karavate mu mashuka aravuga ati ibintu kudasenga ni iki kivamuko mbabwire buriya amasengesho aruta amafaranga akunda abantu bararikira ibintu kuze kumva ngo umuntu ufite ifaranga ngo bafite byose ngo ifaranga aho rikubise haroroha ngo ifaranga bakavuga ariko reka mbabwire njye nabonye umuntu mwarana amafaranga ariko sinabonye umuntu mwarana amafaranga yabwiye n'ibintu bidasubirwaho ibi nabivuga n'uhagarariye Benera hagava amasengesho aruta amafaranga amasengesho aruta amashuri amasengesho aruta amasambu amasengesho aruta ntabwo ndirimba mbabaza ngo nibyo ngo cyangwa se sibyo njye mvuga ibiri byo hari ibintu byandutse kubigisha ngo nibyo ngo cyangwa se sibyo wose bavuga ibiri byo kubaza abantu Imana irashoboye ngo cyangwa ntishoboye ubuze nta soni ufite ibyo si nibyo kubaza abantu Imana irashoboye cyangwa ntishoboye mbese ugize umwaka bakavuga ko idashoboye ari wowe ubibabajije wasobanura ngo ugize umwaka bakavuga ngo ntishoboye kandi ari wowe ubibabajije Imana irashoboye ngo cyangwa ntishoboye Imana yashoboye abantu batarabaho ntabwo gushobora ko Imana bituruka muri referendum ngo abantu batoreye yego niyo bavuga ko idashoboye yabigize gute ishoboye Imana yahanitse ikirere abafundi batarabaho abafundi ntibari bakabaho urebe iriya parafo namwe iri hariya hejuru y'isi ibaze kuba turi mu nzu isakaye kandi ntibibuze imvura kutunyagira Imana yasakaye isi ariko ntibibuze imvura kugwa Imana birashoboye ngo cyangwa ntishoboye ibyo si nibyo kubaza abantu wimuha umugisha ngo cyangwa umwime Imana yaje guha umuntu umugisha ikabaza abantu akaba akiwubonye nubwo yaba ari uwo muvukana Imana imubajije ngo iguhe umugisha kandi ukwiye yahita avuga ati tugabane n'amasambu twarayagabane nta muntu wakwemera ko Imana iguhe umugisha ariko ndashimira Imana itanga umugisha itabajije
iyo ni imwe mu ndangagaciro Imana ifite ituma tugenda tukagaruka. Sanga imfura idafite umugisha ugasanga bucura arawufite. Bucura kabwira imfura tuzagende mu isoko baguha ipataro nzishu. Usanga umwana asumbya asa amafaranga. Gusa niba unasuka wakoreye amafaranga mbere ninde? Usuka wakoreye amafaranga ukiri muntu. Ariko biranga. Ariko weho watangire musomo. Imana ikaguhomegeje. Kasigara utera swe nkunga. Rero umugisha Imana yatunguye abantu umugisha. Turumuni Imana twicaye imbere itanga umugisha. Kandi turayishimira kwitawugurisha. Ko mutari kubyumva? Imana ntigurisha umugisha. Irawugurisha umuntu yagurisha hatuye akagwa umugisha. Ariko kuko itawugurisha. Nibi nabyo mbabaza ngo nibyo cyangwa sibi? Nabyo mbabaza. Ariko abantu bari kwemeza ko hari ibyo bagire guki. Imana itanga umugisha. Ntiwugurisha. Imana yampaye umugisha. Haleluya. Reka mbabwire kimwe mu bintu nabonye nuko ikintu cyose wakuye mu masengesho. Wakuye he? Mu masengesho. Iyo ukuye ikintu mu masengesho kiba kimeze nk'igicuruzwa umucuruzi yepose akuye hanze kigaca muri majara. Kigaca muri majara. Bene icyo kintu umucuruzi yagikuye mu nganda zo hanze kigaca muri duwani ya leta agatanga umusoro. Icyo kintu niyo leta igikeneye imuha inyungu nayo irakigura. Nayo irishura. Leta iriye kwishura kandi uri umuturage wayo. Kubera ko ibyo bintu wabikuye muri majara. Wabicishije muri majara. Washoya yawe hanze. Na leta uyiha yayo y'umusoro. Niba igikeneye rero ni guhema inyungu. Bishatse kuvuga iki? Ikintu ukuriye mu masengesho kiba gifite TV, kiba gifite umusoro. Turi ibintu dukura hano tubiba bisoreye. Yesu yasoza amaraso. Ibintu byacu bifite umusoro nyakubahwa pastor. Ntabwo ari ibintu byo gupfa kujana ko umuntu yiboneye. Niyo mpamvu ubona umuntu ukuye umugabo mu masengesho indaya ntiyamumwaka. Ntabwo mwabyumva ngo reka sore. Ntushobora gukura umugabo mu masengesho mu indaya izamukwaka. Wapi? Yavuga ko umujanye agasore irakwaka umugabo usura umuzungu zahe umubwira utuwo mugabo agize gute arasoreye mufitiye fagitire ufite TV ibintu biba bisore. Ikintu cyose ukuye mu masengesho kiba gishinganye. Ntabwo mubona ibintu byacu twebwe ibintu dutunze byavuye ku mavi. Byavuye ku mavi. Umuntu ukuye ikintu mu masengesho biri bumwitendeka wo mu kimana ukabona umuntu akuye akazi mu masengesho gushaka kumwirukanisha haragenda wowe upanga kumwirukana ngo uri umushefu bakakwirukana utanamwiruka bwaca mu gitondo akahita gusimbura agahita bamuha umwanya wawe. Abantu basenga ni uko babayeho. Nta mwanya mbababwiye no muri Bibiliya nzaho byanditse. Umuntu usenga. Haleluya. Amen. Umuntu ukomeye. Haleluya. Amen. Kera twigeze gusengera ahantu turi mu masengero twari tumeze ute? Twambaye bodaboda nazo z'impusane imwe y'ubururu n'indi y'icyatsi ugapfa kuzaseka. Twambaye amapataro abantu baduhaye afite amadirisha ku kibuga. Yeshyura twambaraga ibikoti binini abantu bambaye bitadukwiye twagiraga ibiro bikeya ariko turi mu masengesho twicaye imbere y'Imana. Imana iramanuka umunsi umwe iduha ikigereranyo. Iduha ikigereranyo iratubwira ngo bana banjye tutikara mu papa. Iratubwira ngo aha mwicaye mufite amahirwe kuruta abanyeshuri bari Butare muri campus.
ikigereranyo ntitaye ku byo bari kwiga ibyo ari byo byose. Ntibashaka iyo bari kwiga ikoranabuhanga, ntibashaka iyo bari kwiga ubugorono, ntibashaka iyo bari kwiga amategeko. Amahirwe mufite turavuga tute nawe mpamvu uze gutanga morali, wenda twaba twisubye amahirwe yaba ari muri pirimeri n'abari muri kaminuza. Imana itisi umuntu niba utari w'umutinganyi aragusumba. Ntashaka abafite na PhD ajyamana n'itungo, uzasumbuye umukecuru ubwo utambira Imana. Umuntu uri gusenga uri imbere y'Imana aba ari imbere y'amahirwe, aba ari imbere y'ivuga bikaba yategeka bikagira gutya. Ahantu murabyumva murabona, kamfunge telefone nciyemo akadege, uyu mubwire ko nitabye Imana njye guhumeka. Nta kibazo, ndi hano, Imana ibizi, ndi hano uwo twashakanye abizi ko pari. Ubu rero undi wanshaka yihangane. Haleluya. Imana iduha ikigereranyo kandi kuva icyo gihe muzi ngo ni vuba, hari muri 2006. 2006 twari turi mu masengesho, imisatsi yaratwereyeho, amenyo yaraje mu rubobi, urya isombe ku wa mbere kazageza ku isabato ukiri mu menyo, utagira uburoso bwo kwiborosa. Icyo gihe twambaraga amapataro n'amakariso, hazamuka ikopo twari tuzi. Kumva ubuzima twari tubaye, twambaraga imyenda abandi baduhaye, twajyaga aho bwije tugeze, ariko twatera indi hasi. Imana yatwitegereza ikatubwira ngo ejo hanyu hari mu biganza byawe, ejo hanyu hazaba, ejo hanyu hazaba. Icyo gihe nkatwe rero, njye niho nari mvuye kuragira inka mu Gishwati, ntazi gusoma no kwandika, ntazi no kwandika izina ryanjye, ariko nakubita ivi hasi, umutima wanjye Imana ikawucisha muri sikaneri, igasanga nta n'igihunyira kirimo, ikavuga iti wowe. Haleluya! Wowe uko nagutase singubonana umugambi mubisha, nzakubwira icyobo, nzakugenderamo, nzakuvugiramo, nzagukoreramo. Haleluya. Icyo gihe nari naravutse mbura ababyeyi ndi muto, mama umbyara yapfuye maze umwaka n'amezi 6 kiri ku ibere, papa umbyara apfa mfite imyaka 6. Mbura ababyeyi, ndererwa kwa nyogokuru, nyogokuru ahita apfa na sogokuru. Abana babo baraterana, umuryango wo kwa mama n'uwo kwa papa baraterana, bati uyu mwana tuzamurera dute. Baje ibihe byo kuja bande, vuga bati wewe uzamubana ukwezi, nibushira azahitaje kwanduza, nushira akazahitaje kwanduza. Ndabyibuka ndi umwana ntangiye kumva, barampamagaye ndi gukina n'abandi bana. Mama wacu arampamagara ati ngwino hano ndaza, ati none kutagiye ku kwezi kwacu kwarangiye. Ukoteze ati twebwe ukwezi ko kukugaburira kwarangiye. Ndababwira ndi kwari kure ko bwije, mwareka nkarara nkazagende ngo ya mugira ijoro ntatwabiguha. Ibiryo by'ijoro rimwe ndabiburana ku bantu dusa mu isura, dufite imisano y'amaraso, banyima ibiryo by'ijoro rimwe ngo ukwezi kwabo kwageze gute. Iwacu ni mu misozi, kuja ahantu mu kwambuka isumo ry'umugezi. Ndababwira nti ko imvura yaguye, ko amazi y'umugezi wuzuye, ubu amazi ajyanye kuko mwambi ibiryo nkazagenda ejo umugezi wakamye. Oya! Ayo magambo
acamba mu matwi. Ndabyibuka ikindi kintu gikomeye, abo bantu bose biyemeje kujya baramba ibiryo, bakoze ikintu cyiza cyo kungaburira, ariko banyuma ikintu gikomeye, bashira abana babo mu ishuri, ibyo bancira mu matungo. Nubwo byagendaga gutyo, nirirwaga ntagira amatungo yabo, njye mbibwira bancira mu ishuri, nagiye gushituka meze ubwanwa ntazi kwandika izina ryanjye. Umwe mutumye mbivuga ubundi. Ndeba ukuntu umusore mu gihugu cy'u Rwanda giteye imbere nk'icyo kijyanye n'ikoranabuhanga, iterambere ryihuse, umuntu utazi kwandika izina rye azakora iki? Azaba kwate Mana we. Ndagisha ngiye kubona mbona Yesu utanena, mbona Yesu ariko Mana we wabona mfashijwe. Mbona Yesu munge kubona muri uyu mugoroba. Mbona Yesu arandebuye, arambwiye ngo fayi, ibyanjye byari byararenze inkombe, ariko bitarenga ijambo. Iyo bavuga ijambo, Yohana yandika aravuze ngo Yesu niwe jambo. Haleluya. Abanza ashira umunsi mwiza nibuka, nigiye n'ababariwe, narinze rerezi kw'isi, tagira ndukira, nahora nagamarira igihe kinini niguno, nahora nagumubabaro, ibyishimo byambaga kure. Yesu wacu, Yesu niwe wamfashe, acira mu gituza cye, ampanagura amarira, na n'uyu munsi niyo mpamvu ndiho, iteka nzamukorera. Sinzarore, oh, singize, zamura ibiganza. Yesu murekera. Ntabwo nzi iminsi nzamara mpumeka, nta nubwo nzi iminsi nsigaje ku isi, ariko niba ari myinshi ntizapfa ubusa, niba ari mikeya ntabwo izapfa ubusa, iminsi yanjye ntizapfa ubusa. Oh, iminsi yanjye ntizapfa ubusa. Ntabwo nzi iminsi nzamara mpumeka, nta nubwo nzi iminsi nsigaje ku isi, ariko niba ari myinshi ntizapfa ubusa, niba ari mikeya ntabwo izapfa ubusa. Oh, iminsi yanjye ntizapfa ubusa. Hallelujah. 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 Amen.
hari ibintu Dawidi yibukaga Imana yamukoreye yaje akavuga ngo bw'ibyo nanjye nzaba. Hari igihe ukusanya ibintu ugahita umuti ku bw'ibyo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose. Niba hari umuntu wabonaga nta gacu nta nzira ariko nubwo ibyawe byarenga inkombe, ndagutangariza ko bitararenga ijambo. Ubuzima bw'umuntu buri kuri flash cyangwa kuri kanda ya Yesu. Umuntu akaba muri ekara ya Yesu, Yesu akaba ari ufite telekomande. Iyo umuntu afite telekomande ekara ariye komande, iyo hagezemo akaririmbo keza hari igihe akanda kakazamo kakagumamo, karangira kakongera kakagira gute, ariko se mwamfasha koko karangiye kakongera kakagira gute. Telekomande ifite aho bakanda ku buryo iyo ndirimbo yakwirirwamo kuva mu gitondo. Ifite kandi indi mbuto aho ubona hagezemo indirimbo itagushimisha utiyokuramo ukahita ukuramo. Kandi ifite indi mbuto ku buryo iyo ririmo irangiye uyigaruramo kavuga uti karani kagaruke. Bivuze ngo ubuzima bwawe Kristo niwe ufite telekomande y'ubuzima bwawe. Afite ahantu yakanda ubabaye ugahita uririmba. Afite ahantu yakanda kandi indirimbo zikakugumamo, ukaguma aho hantu ho kuririmba. Ugahita ukajya uvuga uti nta wundi niwe wamukoze. Mbese ukaguma muri ibyo gusa kugira indirimbo isimbura agakanda hari. Afite ukunda akanda ahantu ukaba mu isoko butavamo, ukazamerera minsi ugasigara utazi no nayo uragarurira abantu bavuga uti umwuzukuru wanjye naza nsimbure muri kontwari, aba yarakanze ku rubuto ukagumamo. Bamwe bakajya baza bagahomba bagagurisha amaseta, wewe ukaba uri bafite aho aba yarakanze ukagira gute, afite akantu ukaguma mu kazi na reforme zazo ukagira gute, ava afite aho yakanze. Telekomande niyo barayekara kandi wakoze ekara, wakoze furata yikoreye na telekomande. Ubuzima bwose rero bw'umuntu Yesu niwe ubitse telekomande. Afite imbuto yahitaka bagahita bakwerekana mu rusengero, umuti bakanyerekana na nane na uriya se muri nyoko yabyaye umukobwa na nyina wundi abyara umuhungu. Yesu agira ngo cyo bagahita muhora abo ibintu ngiye nimutanyumva ndabihora nzabivuga handi. Afite ahandi akanda bani shimwe. Yesu afite telekomande. Nari nakomeje kureba iriya. Haleluya. Akanda cya nziguca ahita kuramo inzara muri wowe. Afite ahantu kandi inzara ikiruka kandi ugahita urya, yabona ari byiza agahita akanda kugira ngo ibiryo bigume mu kanwa. Arakanda bikaguma muri depo muri magaze. Avuga ati ntibizaga muri musaza ndazogere ariko Yesu suko nshaka kumuvuga mukanga ko mwareka ngamuvuga nk'abandi. Haleluya. Afite ubushobozi. Arakanda guca tirifaranga ndirizanga mu ikofi ukarijya dirishira ukaritanga dirishira ukaritanga ku nzego ukaritanga no mu nama y'ubukwe hose ukajya uratanga kandi ntashira. Abaratanga hano mu ifaranga rimwe guto ni telekomande faranga dirishire
ukishyurira abandi bana mu minerivani ntashire, ugatanga mu bukwe ntashire, ukagira baza umugeni utubuze iki, ukamuha ifaranga kandi bikaguma mu shakoshi. Ubu ni Yesu warageze kuki cyane mutabyumva inyuma ryabonye abakiriya. Jeba ndibona ijambo ryabura abanyamuziki abari babagira baca bataho. Yesu afite ubushobozi, Yesu afite ubushobozi. Arakanda guca umusaza ati uzari numero imvi. Amen. Bikabagira uzabibaza Simiyoni baramaze batariko bagasaza bekucuta. Rusanga yaragusize, yeshe karame iragusiga, tene na kane iragusiga, uracyariho na covid iragusiga. Uravuga uti none niba kanze guca ngombeho. Biba biragiye iyo akubwiye ngo baho abivuga kanseri yumva, akabivuga umurozi yumva, abivuga impanuka zumva. Ibintu byose bigira amatwi y'Imana. Ibintu byose bigira iki? Amatwi. Nta kintu na kimwe kitumva Imana. Ngubu wakubwira ukuntu Imana ivuze ngo urarye, wakubwira ukuntu ibiryo bihita byumva, ibirayi bihita baravuze ko baraturya saa 12 bigahita bituruka muri Mutura muri Nyabihu byamanuka, ibishimbo biri Musanze bikabaza ibirayi biti ko mugiye biti bavuze ko baraturira i Kigali, ibishimbo biti ntababajya tudahari natwe, bakamanuka karoti ziti mugiye ko mushorera ye, baba bagisubiza karoti n'amashaza ati natwe turahari ntababajya mwenyine. Kugera ku isaha byose ubibona ku meza nawe ugahita wibaza uti mwabagahe kugera bamwe bigahita bigusubiza nabyo ngo ntabwo atabujari yakavuga kuzajya aha bivugiye twise twita ibintu byose bigira amatwi. Muzi ko ibintu bituri kurese ntabwo aravuga ibintu se biri kure. Oya urugero se Luka 5 Petero yari yabuze amafi yari ari mu nyanja. Vuga ijambo rimwe ku buzima bwacu bitubera impamba n'inkomezi. Dore iri jambo rikumva hano, iri jambo ni ryahamagaza icyo ukeneye. Biki uba hano twebwe twakuriye dusenga batwita abasazi. Iyo tuhaparitse imodoka dusohotse mu modoka bahita bavuga ngo abasirimu baje. Aravuga ati abasirimu ko bageze no bavuye ahantu batwitiye abasazi dusenga. Tuhava mu mamodoka twateye intambwe bagahita bavuga bati abasirimu baje. Bavuga ati ko mwebwe mwambaye n'amakote mu mibyizi. Ubu none gusenga bisobanura iki? Gusenga nicyo bisobanura. Ugize kuki? Gotera rero ndayikubye. Gusenga nicyo bisobanura. Ikambabwire muri hari umuntu igeze gupfobya gusenga. Aravuga ngo umuntu wananiwe guhangana n'ibibazo ngo aje mu masengesho. Mubwira nti ibyo bintu uvuze ndashaka kuzakubona mu masengesho kandi uri gusengera ibintu nawe udafitiye igisubizo. Imana izadukorera akantu nawe usenge. Kandi buriya reka mbabwire abantu nababwiye ngo iyo usenga ibyawe ni Imana ibikora, ariko iyo udasenga ibyawe ni wewe ubikora. Mwarakabonye kuri YouTube ko nabwiye abantu iyo usenga ibyawe ni Imana ibikora, ariko iyo udasenga ni wewe ubyikorera. Kandi Imana ikuretse ngo ari wewe ubikora wabikora nabi, ariko Imana ibikoze muri bano mbabwira impamvu nasomye izi nkuru y'umushunemu. Uyu mushunemukazi ashushanya ubundi Elisa yari
umuyuda hano muri Isirayeli. Uyu ni umushunemu rero, ni umunyamahanga, ni umuki, ariko ngo umunyamahanga ngo aza guhishurirwa. Agira gute? Arahishurirwa. Kandi yari afite ikibazo. Bibiliya mwumva ukuntu yamuvuze, yamwise umukire. Yamwise iki? Umuntu bemeje muri Bibiliya ko ari umukire, abakize. Dore ubu nawe nubwo utubeshe ngo urakize, ariko mu kagari ntari we w'umukire. Abakozi barura ntibanakwandika. Ariko umuntu Bibiliya yanditse ko yari akize ku rwego rw'isi. Ni umukire, ashakana n'umugabo rero. Uyu mugore n'uyu mugabo ngo babaho batagira umwana. Bibiliya yatanze sinyare yerekana ko ikibazo cyari muri urugo cyo kutagira umwana. Bibiliya ihita ikorotira ikibazo ikavuga ngo umugabo w'uyu mugore yaragize gute? Yarashaje. Murebe hano mbabwira icyo bisobanura. Kwemeza ko umugabo w'uyu mugore ashaje egare kudategereza umwana muri rugo. Kubera iki? Ubuzima abantu b'abaganga bari hano bazi ko ubuzima barabizi. Umugore ni usaza mbere y'umugabo, kuko umugore agera igihe cyo guhagarara kubyara ku myaka 50, abamwe 45, bacuze 50, 60 guco, haba 60